mwe musabire gusa mwiyirize ntimugire icyo muri nanjye n'abagaragu banjye nuko tuzabigenza nzatera intambwe sanga umwami yego ubwo noneho Esiteri ntakiri umwamikazi ahubwo agiye nk'umuyuda sasa ndagira ngo utere intambwe bavuze ko utazabyara hari kondisiyo hari umuryango hari abagambanye habarahiye kutazigera upfa ubonye akazi bagihumeka hari abavuze ngo ntuzagira ubucuruzi bakiriho hari abibwiye ko bakuvunye ndagira ngo muntu ukurikira umwe bw'abera ministries kuri iyi saha kuri uyu munota tera intambwe yitwa igitambo cy'amasengesho kandi utange n'igitambo cy'ifatiko usanga umwana iminsi atishoje mukozi w'Imana akubita mu mwambaro w'ubwamikazi ngo akinjira ngo umwami yagiraga ibisore bigirisha agatuza bibonsa bingana gutya ngo bigiye kwaguka ngo ahita amutunga inkoni iyo nkoni ikomotse ariko uyinka wayibata inkoni ikomotse kuki Yesu we iyi nkoni bari kuyireba ibaramutunze ayimutunze kubera iki kubera ko yavuze ngo musengere mumara iminsi 3 mutarya mwiriza musabire nje n'abaja banjye ku munsi wa 3 bukeye nzasanga umwami nirengagije ndagira ngo wongere ucuruze rengeje ko wahombye ndagira ngo wongere ibirengeje ko watsinze irengagize yuko umurozi yakuzinze akanatera n'ibintu muri nyababyeyi uyu mugoroba asanga umugore sanga umugabo sanga umugore muryamane mwirengagije oya irengagize yuko banavuze yuko utemerewe kurenga umupaka oya genda usubire wake visa subiraho wake passport irengagize yuko bakwizeye igihugu mu gihugu burimo irengagize yuko bavuze yuko utazubaka ongera ujye gusaba ibyangombwa byo kubaka terebo irengagize ola sandore boria ko arabasando taya mini warapaya abantu irengagize isabye ongera usaba ubwene gihugu ngo babuguhakaniye ongera usaba amashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kumwe bw'abera ministries Imana y'amahoro ibahe umugisha ibanezeze ibasetse ibishimire ibahe ibyo imitima yanyu yishimira kandi inezererwe mu mwami Yesu Kristo niba utameze neza umva yuko uyu munsi ari umunsi wawe kumera neza niba kandi wari umaze igihe uri mu bibazo by'inzitane uyu munsi wa none ugifungura kino kiganiro ntwaturiho kumererwa neza ntwaturiho kwaguka mu buryo bw'umubiri n'umwuka maze kuri urya munsi uzasangwe nawe wariteguye umwami Yesu Kristo kandi waragendeye mu byiza by'Imana mwaramutse neza bashuka naramutse ndashima Imana kandi nguwe neza mu izina rya Yesu indirimbo nguwe neza muri Yesu ntiyahamagara ngo abakomeye ahubwo ikomeza we yahamagara amen Imana ibashe gukomeza cyane umunsi wambaye neza mushumba nkunze kuba pasiteri ngira ngo ashimire abavandimwe banyambutse byose ni ukubera Imana ni ukubera Imana byose okay uyu munsi rero rwose ntabivuze nabagiye kwiteranya n'abantu badukurikira kandi bakanadukura babaza mu kuki utabwiye mushumba ko yambaye neza kandi yambaye neza babikubaza of course kuko bari bamenyereye mu bindi bintu ariko icyo cyose kigira igihe cyacyo rwose ntabwo ntawutandambise ibiganza rwose bizahora n'umusoro abandi pasiteri biba bya bindi niyo mpamvu uyu munsi twashimye gukorera hano hantu twagombye kujya ahandi ariko twashimye gukorera hano hantu kuko turi kwitegura kwakira ibintu biremereye this is a new anointing ni ngo nandi mavuta mashya yadutse new anointing ngo ngiye kwanoitinga bundi bushya bagiye kongera Imana igiye kongera kusukaho amavuta
ben anointing ben narasizwe amavuta mashyashya yego kuko hari amavuta twasizwe n'abashumba baduhaye ubwarimu n'ubupasiteri n'uburevera ariko hariho n'amavuta yandi uhabwa n'Imana bitewe n'ubwo ugiye kugezamo iyo umaze gutsinda nk'uko umusirikare wese agenda agakora agaca mu byo akora bamuhama yarangiza bakamuha breve yuko yarangije kosi runaka so nanjye rero hari ibyo nyuzemo hari aho nyuze hari ibyo nciyemo ndi kumva uyu munsi numva mbandifiye uri kuba pasiteri nawe noneho ugenda ujye gukora ikintu bita rebuilding abana b'Imana ngira ngo abakurikiye ubumwe bw'abera ministries n'abakurikiye ibiterane ndi kuvuga muri iyi minsi ndi kuvuga ku mbaraga z'Imana ko nibyo bintu numva ndi gushaka kubwira abantu nk'uko ejo twaganire nababwira ngo abantu baduha ibintu by'igihe gito ariko Imana iduha ibintu birambye aho navuzeho kandi ko imbaraga z'Imana iyo ziri hejuru y'ikibazo nawe deje uri hejuru y'ikibazo uragikandagira kandi ugatambuka rero kuba nambaye neza ndabishimira Imana n'ejo nzongera nambare neza n'ejo bundi nambare neza reka dukora umurimo wa gitambyi wa gipasiteri nubwo n'imipira ntacyo itwaye n'amashati ntacyo atwaye ariko hari ubwo wumva ko amavuta runaka akeneye guhagarara muri urwo rwego ku buryo ubibona navuga ati ariko nanjye uno mushumba ko murebye ndabona nanjye ubutaha nkwiye kumwambika ibisa nka biriya cyangwa ibitandukanye na biriya ubundi burya umuntu amenya kugira kositime zirindwi zibanye n'iminsi kubihindura ugasa neza reka nsuhuze abantu bose bakoze subscribe kuko kubera ministries Imana y'amahoro ibamugisha ibanezeze ibasetse ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha kugira ngo kurya munsi muzabe munezerewe cyane shumba tiri kuvuga gakeya erega baba bari kwitayibona yuko kuko tuvuga gakeya ndi kureba muri kamera ariko n'ubundi byari nyine akanyamakuru ntabwo kajya kambura reka nshimira abantu bari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali intara gatandatu y'abadiaspora Imana y'amahoro ibanezeze cyane kandi basetse ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha niba ujya ufungura ikiganiro ukakirangiza Imana iguha umugisha niba kandi ujya ukora like Imana iguha umugisha mbahaye ikaze mu kiganiro reka dusabe mushumba usenga Imana uyu munsi wa none nateguye utuntu turyoshye Imana ishimwe ko wambaye gutya murakoze cyane kuko biranatuma noneho nujya kubinsobanura mbyumva cyane amen Imana iguha umugisha mwasenge turagushimye Mana yacu turaguhimbaje mukiza wacu w'ubugingo turi imbere y'ubwiza bw'abagaragu bawe turatuje we ntujya utuza turaryama we ntujya uryama ntubeshya uri indahemuka uri inyangamugayo ibyo uvuze urabisohoza Mana ishobora byose rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti njye na Manuel turasabye kugira ngo favor yawe tuzeho mwamo tugiye gusobanura ibyanditswe byera Mana utube hafi kuko biturusha ubwenge biturusha ubuhangane bya kera ariko data yumurikiye umuntu ukamugira byose birakunda reka tugire ibihe byiza n'abagiye kutwumva kandi abantu babohoke mu izina rya Yesu ndagushimiye ko wumvise mbyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwuka wera n'umwana kugira ngo urusheho kwakira izo mbaraga mvuga ngo data nciye bugufi mbyambaje nizeye kandi ko mbyakiriye kubwa Yesu Kristo w'i Nazareti amen uyu munsi wa none nifuje yuko tuza kuganira ariko dusa nkaho ari nk'ikibwiriza cyangwa se ari ukwigisha reka twumve ko dutangiye seminari niko ngenda ndi kubyumva sinzi impamvu ndi kumva ari nka seminari nasomye igitabo cya Esiteri kiraryohera cyane yego abakurikira ubumwe bw'abera ministries nifuza yuko watuzamura n'abakunda ubumwe bw'abera ministries ukadusobanura Esiteri ninde ukadukuza mu buryo bw'ijambo tukamenya Esiteri ninde ni muntu ki ese iryo zina Esiteri ni ryo yavutse yitwa ese niba atari ryo ninde wamwise Esiteri ese Esiteri twebwe nk'abari ku bumwe bw'abera ministries twamwigiraho iki uyu munsi wareka kukubaza ko nutudevelopa turi buze kumfasha
cyangwa nkubajije byoroshye oya ntabwo byoroshye birakomeye niba ushaka ijambo tuza gusorezaho rigaragara mu bice 9 rivuga ngo umunsi abanzi babo bari bibwiye ko bagiye kubagiraho imbaraga birahinduka ahubwo abayuda bari babasha kugira imbaraga ku banzi babo tuyita intego ngo ibasha guhindura yonyine gusa bivuga ngo ibibazo turi bubaze byo turi buganire turaza kugaruka ku ijambo ibasha niyo yonyine ibasha ni ibice 9 uhereye ku murongo wa mbere yego rimwe n'akajambo rikomeye nangiye guhita ndinota ibasha guhindura niyo yonyine abandi ntabyo bashobora kandi ukuntu Imana igihindura nta nama ikoresha hano wibwira ngo izabikora gutyo ngo ni umunsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho imbaraga birangije birahinduka abanzi b'Abayuda umunsi bibwira ko bagiye kubagira birahinduka nta nama ikoresheje nta muryango ihamagaye nta mbaraga ikize utavuganye n'umwami ahubwo byo birahinduka urakoze cyane rero iyo igitabo cya Esiteri bantu munkurikiye rwose umukozi w'Imana akwiriye fanta dore impamvu ukwiriye fanta iki gitabo genda nakizinda nagikunda cyane ni igitabo cya Esiteri niyigisha mpumirije gahera ku murongo wa mbere nkagera ku murongo wa nyuma kandi urakoze ndagushimiye uzagire n'undi munsi mbaze igitabo cya Rusi nibura zabigutunga ushatse n'ejo tubikore ibyo ushaka njye ntacyo birwaye oya nta kibazo noneho rero tubanza tuganire ku ijambo ryitwa igitabo cyitwa Esiteri bavandimwe inshuti z'Imana abakunzi b'ubumwe bw'Abera Ministries muzi ko tumaze tuganira ku cyitwa inyenyeri kunyagwa no kwibwa no guhura n'ikibazo mu buzima kandi kigakomera uyu munsi wa none kuri iyi tariki ya none aho twicaye hano hantu ndagira ngo mbwize ukuri ko ndashaka ko tuganira igitabo cy'umukozi w'Imana Esiteri ubundi ninde Esiteri ni umwana w'imfubyi utitwaga Esiteri ahubwo witwaga Hadasi icyo gihe kandi akaba ari umwana ufite ibintu bimuranga ni umukobwa wavukanye ibibazo bikomeye ngusobanurira ikintu kimwe uvuga ngo umunsi ise ngo amaze gutera inda mama wa Esiteri cyangwa Hadasi yahise uwo musaza yitaba Imana amara gupfa akitwa Hadasi ndakwigiriza yari mu bwoko bwande Benjamin kwa Benjamin kwa Benoni yavutse yitwa Hadasi cyane sekuru cyangwa sekuruza yitwa Benoni Benjamin kanze Benoni nawe biranga bamwita Benjamin akivuka Wandi kumva hari ibintu byo guhindura mama wa Esiteri yego Umuyudakazi yego wanyumvise yego noneho rero barangije bose barapfa nuvuga ngo ise wari kuzavuga izina rye bwite yapfuye ntabyo avuze nyina wamubyaye nawe ahita apfa ari kumubyara noneho Esiteri cyangwa Hadasi aryitwa Nande na Moridekayi ariwe nyirarume buriya hari amagambo bishaka kubwira muri kino cyigisho hari igihe Imana igukuraho identité complète yawe kera twagiraga icyo tusaga muri leta ngo identité complète mbega ubusobanuro bw'umuntu imyaka ahantu hose ateste ukayizana seve yawe identité urumva deja nta muntu n'umwe wari uzi neza ise ntiyari kubivuga ntawe akiriho nyina nawe ntawe ukiriho uriho ni Moridekayi ariko Imana ntiyabikora for nothing yaboneka nkurikire impamvu Imana yabikoze umenye neza ko hari umugabo nawe utarakoze ibintu byiza witwa Sawuli kandi Sawuli nawe si umwami w'Abisiraheli se ntavuga ko anuze kwa Benjamin nawe cyangwa ntabyuze noneho urumva Imana iramubwira ngo genda urimbura abamaleki ubamareho umubenjamini utarasomye ntiyamaraho abamaleki ahubwo asigaza abantu bate na Gadi noneho mu gisekuru cya Gadi havukamo umwanzi w'Abayuda witwa Hamani ibihe byose aravuga ati ibyo mwene wanyu atakoze yasize ndahagurutse undi mwana mu babenjamini nzakoresha mu gukuraho umugambi Sawuli yananiye kuwurangiza hari igihe Imana igukuraho identité abantu bakakwibeshyaho kuko iyo bamenye uriwe baraguhiga
Yego. ariko iyo batamenya uwo uri we ntibamenya aho bafatira amakuru. Yego. Kutamandi Debora zawe. Haleluya. Urakoze kunjyana mu ijambo ndugu yangu. Haleluya. Noneho arangije urumva bituma Esiteri arerwa kwa nyirarume mu Bayuda. Ushaka kubyumva asoma ijambo aramubwiye ngo Imana ibasha gukoresha abandi batari wowe, ariko wowe n'inzu ya so muzagibwaho n'iki? N'urubanza. Urumva deja nta mubaze nk'umuyuda, Yego. ahubwo amubaze nk'umubenyamini kuko azi igisekuru cye nawe yarakimubwiye. Yego. Ariko ngamugejeje mu rugo amuhisha mubuza kuvuga ubwoko bwe. Yego. Ariyo mpamvu yahise amwita inyenyeri. Ya nyenyeri ndugu yangu igiye kwakira mu kibuga kirimo umugome wicarana n'umwami ufite ijambo ritavuguruzwa, ariko kumbi hari inyenyeri yicayemo. Hadasiri ribagirana. Yego. Imana izana Moridekayi amwita Esiteri inyenyeri imurika. Yego. Nikita ngo ni justice cyangwa ubutabera. Ubundi burya Esther bigiramo amagambo abiri, hariho inyenyeri n'ubutabera, justice. Ibyo mu mugambi wa Satani wo kubika igisekuru cya Gadi kizabyavamo Hamani umwanzi w'Abayuda. Yego. Imana ihagurutsa umwe mu miryango y'umwami wasize bene Gadi, ihagurutsa undi mubenyaminikazi ariko warezwe kwa nyirarume w'umuyuda, ariko Imana isha identite ye. Ndashimira Imana. Utazi imibereho ntiyakuroga. Yego. Haleluya. Utazi uri we ntiyagufata. Hari ama identite Imana yadukuyeho kugira ngo abantu bajye batwibeshya. Nicyo igitabo gisobanura. Nshatse kubwira amateka. Akaba ari umwana w'imfubyi, ubwo yaje no gufatwa no ku ngufu, abantu benshi ntabwo babizi. Hari ibyago birindwi byamubayeho, ariko inyenyeri ye ntiyazima. Ibibazo unyuramo n'ibyo ucamo ntibizakuraho icyo Imana yavuze. Urumva mu mugambi wa Satani wo kurimbura Abayuda, Imana nayo ihagurutsa mu mugambi wayo wazakirisha Abayuda. Saka kandi ntabwo ikira y'umugabo irahashyirutwa hadasa. Igitabo rero tugisoma cya Esiteri, intego yacyo ni ukwerekana ubudahangarwa ku bantu bayo. Umuntu wese wizera Imana akavuga Imana ku manywa na nijoro, akavuga Imana mu gitondo no n'ikigoroba, aba afite souverinete. Intego ya kino gitabo ni ukugira ni ukwerekana ubudahangarwa bw'umuntu usenga Imana. Yego. Hanyumva neza. Haleluya. Umwanditsi wacyanditse bavuga ko ari Moridekayi buriya. Bigaragariye ko wari mu bice 9:29 ukaba wahabona. Yego nagiye muri theology. Kandi mu mwuka. Kandi kino gitabo nkubwiza ukuri cyanditswe mu mwaka wa 443 kugera 471 mbere y'ivuka rya Yesu. Cyandikiwe mu bwami bw'Abaperisi, cyane cyane mu nzu y'ibwami, mu myaka hafi 30 ubwo Nehemiya yari amaze kuva i Yerusalemu. Yego. Ikindi ukwiye kumenya kino gitabo, wari uzi ko kivuga abantu bake gusa ariko Yego. kivuga Esther, Moridekayi n'umwami Ahasuwerusi ndetse na Hamani, abandi bavugwamo. Icyo twita key people. Hanyuma icyo nakubwira cy'ahangaha mukozi w'Imana, tumaze kuvuga Esiteri, tugiye mu mateka y'igitabo. Ni ukuvuga ngo Esiteri nicyo gitabo cyonyine mu bitabo bibiri biba muri Bibiliya kivugamo abagore, ndetse kitavugamo kivugamo ibintu by'ubwenge, ndetse harimo no gusobanura uburyo Imana yagiye ibakoresha, ariko kumva nta jambo ry'Imana ryanditsemo, nta jambo Imana ribonekamo, ahubwo hakaboneka igikorwa cy'Imana. Ubu ni ubuhanuzi abantu badasobanukiwe. Kuba Imana itavugwamo ntibisobanura yuko Imana idafite presence muri ibyo bintu. Yego. Kuko n'ubundi Imana ije gukora ntihagarara ngo ugende witeka Imana ndabikoze wapi. Babona uvuye mu rupfu, bakabona wishyuye ideni, bakabona urabyaye, bakabona ugize amafaranga, bakabona wubatse inzu, bakabona uteye imbere, kandi Imana ntabwo itonda umurongo ni njye wabikoze. So tabele fo kuba Imana itavugwa mu byawe ntibikwiho presence y'Imana mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ikindi dukwiye kumenya, hari ibintu abantu bakwiye gutekereza.
uraza kwemera nce mu kajambo k'Imana nce mu mirongo mike cyitwa timeline. Umenye ko Yerusalemu yasenywe mu mwaka wa 586 mbere y'ivuka rya Yesu. Abantu batangira guhuka mwaka wa 537 washize ya myaka yari yavuze 50. Ahasuwerusi ahinduka umwami mu myaka 446 mbere y'ivuka rya Yesu. Ndashaka hari ibanga nkeneye kubyumvamo. No kuvuga ngo arangije amaze kwima Esther ahinduka umwamikazi, bivuze ngo hari hashize imyaka mike cyane igera ku myaka ingahe, imyaka itarenze 5 yonyine. Reka dusa imyaka mbo turabona hano ko ari uko byifashe 16 gateranya amara icyo gihe kirekire ari umwamikazi. Hanyuma itegeko ryo kwica hano tugiye kureba ryo kwica abayuda no kubasenya, ndakumva no risohoka Esther amaze imyaka 5 mu nzu y'ubwami. Ni ukuvuga ngo umugambi mubisha w'abadayimoni, umugambi mubisha wo kurimbura Abisiraheli abayuda, itegeko ryasohotse umuyudakazi yaragezemo imbere. Erega impamvu twabananiye nuko twabatanzeyo, bajya mu mwuka bagasanga twagezeyo kera, bajya koroga bagasanga twafashe Imana ikomeye. Wumva ukuntu Imana itegura plani zayo. Yego, ni ukuvuga ngo Hamani uyu mwanzi w'abayuda atangiye gusohora itegeko. Esther yari amaze imyaka 5 ari mu nzu y'ibwami, inyenyeri yawe igiye kongera yake kandi nta bwoba. Erega Satani ari niko ko yarateguye ndetse n'ibikoresho byo kukurimbura yarabyegeranyije. Ariko Imana niyo yateguye antimisile antizo bombe z'uwo mwanzi ukurwanya kandi guhishe muri yo. Biravuze ngo Imana indi kuganira n'ino jambo birasobanura ngo nubwo hariho umugambi wo kukurimbura, wigaragaza wimanifesta, kuko abagome bari manifesta bakigaragaza, ariko hari n'umugambi w'Imana uhishe wo gukwikiza amaboko y'abo bantu. Umugambi w'abirasi n'abicanye n'abarwana n'abaguhiga barigaragaza, barigaragambye bakavuga, ariko stili banga rizagukiza ribitse iruhande rwawe. Ikindi mushumba ribitse uruhande n'uruhande rwanjye nawe, ribitse uruhande rw'udukurikiye. Ariko ikindi Satani azi ko byose byarangiye, ariko Imana yahishe inyenyeri yawe. Nicyo navugaga n'ubundi kuko Esther, haleluya, kandi we uwasohoye itegeko ryica abayuda ntabwo yapfumbataga umwami. Upfumbata umwami niwe ugiye kwica. Hari ikintu kikuri iruhande mu butayu bahuye n'amazi, ari Imana avuga ati mwisakuze muca igiti mujugunyemo. Hafi y'ikibazo ni hafi y'igisubizo, hafi y'umugambi mubisha ku buzima bwawe hari umugambi muzima uhishe. Hanyumvise ariko aha rero icyo gitabo cyerekana neza uburyo Imana itabara abantu bayo igaca bugiye ikabagirira neza. Ikindi cya rasisme, haravuga ngo Hamani ni igisekuru cyo kwa Gagi, umwanzi w'abayuda ibihe byose. Ufitura uri umuyuda mu buryo bw'umwuka. Hanyuma Imana irabatabara, nta mpamvu yo gutinda. Tutagitinze tuba dusobanuye neza uwo ari we. Hanyuma rero mu gihe umwami yari ahari, urumva Esther inyenyeri ihishe izamurika mu gihe gikwiriye, ni ubutabera buzakora mu gihe gikwiriye. Bigaragara ko abadukurikiye kumwe bw'abera ijambo nibo ririmo rivugaho, rivuga ngo nubwo hari umugambi uri kwimanifesta, reka mbyite gutyo, umugambi wigaragambya, nzamumara, nzamukuraho, nzamurangiza, ndamuhitana, ariko hari umugambi ucecetse utavuga, urindiriye gusa igikorwa. Burya Imana ntijya ibyigana n'amagambo y'abantu. Tuzuye umwuka wera. Imana ntijya ibyigana n'amagambo y'abantu, ahubwo ihangana n'igikorwa cyabo. Ntabwo Imana yitaye ku kanwa, icyo yitayeho ni amaboko y'ikibi. Umunsi bayazamuye nibwo Imana izamura amaboko atabara. Haleluya! Mbese bishatse kuvuga ngo Imana ntabwo iraha ikibazo kiri, ahubwo iraha igisubizo cy'ikibazo cyane. Ntabwo Imana ifite gahunda yo kugura supaguru ifunga bavuga ivuga ngo baravuga ngo izane supaguru ugiye kuyirangura. Ntabwo Imana izazana ingufuri zifunga iminwa. Imana ifite amaboko yo guhagarika ibikorwa byabo gusa. Amagambo tu urafashijwe byose. Imana ntabwo ifite gahunda yo guhagararana n'umwami agiye gufata Daniel mu mushe mu rwego, ahubwo Imana ihagaze imbere y'intare. Hallelujah, hallelujah. Uyu munsi ni umunsi ni
umwuka wera azamuka agera imbere kandi abagereho. Haleluya. Umva Imana yo ukuntu ibikora nongere mbigarukemo. Ntabwo ikeneye kwivugana n'amagambo n'abantu ngihangane nabo no. Kandi ushobora ikitegereje gusa ibeshyo uzamura akaboko. Kowita churches kubisa abana b'ifura ba Farawo nta muntu bizi. Ibanzi bakubita igicuku cy'umwijima. Irangije abasanga abisirayeli mwese mushyira amaraso ku miryango. Irasura ikajya rimurika ku muryango bari bakubita mu gicuku abyuka bose yabarangije kuko yanze ko barira. Kubita ifura z'abana, kubita ifura z'inki, kubita ifura ikintu cyose bucyabona imirambo barizwa n'imirambo batazi urupfu bapfuye. Kuko Imana igikora bitangaza. Rero uyu Esiteri nawe ngo igihe kimwe umugambi wa Hamani kumva ariko ndagusubiza inyuma gatoya. Nta kibazo. Banza ugira ijambo ngo twabatanzeyo. Mbese bagize ngo baradutegera mu rubyaro tubatangayo basanga batwarayo byararangiye. Bagize ngo baradutegera mu mashuri tubatangayo basanga byararangiye. Badutegeye mu kurira indege tubatangayo basanga ambasade zose zaramaze kumvikana. Ahubwo turimo tugaruka kandi tugenda bucece. Nuvuga ngo turimo dusoma umugabo witwa Hamani mu gihe navuze ko gisaba uyu munsi basaba ibisaha ndagusabye n'ushaka bya prodinge gitinde turashaka kubwiriza mu gitabo cy'Esiteri tukagisoza hano tukigarukaho kuko hariho main points tumba kuvuga zihagije. Yego arangije byibuke neza akora ikintu gikomeye ngo umwami aza kutumira abantu n'iki byose ngo aranezerwa. Aho ni igice cya mbere nyine cy'ingi umwami ategura iki ibirori n'iki byose. Hanyuma ngarangije mu mihango y'abantu za y'ibipesi cyaraziraga ko abagore baza mu birori by'abagabo. Umwami yatekeshaga ibirori bye agategura n'umugore agategura. Vashiti niko yabikoze. Arangije rero Vashiti uyu mugore mu gihe aryohewe ngo ariko ngo kumba umwami ahasubiza gufatwa n'inzoga avuga ibyo adakwiye kuvuga. Ati muhamagaza umugore wanjye murebe ubwiza. Kumba umugore nawe birarimbanije ibirori abandi baramutegereje aravuga ati reka ntabwo najyayo. Arangije ngasuzugura umwami ariko ugiye kureba mu itegeko nta kosa yari yakoze. Nta kosa yari yakoze. Ahubwo kwari ukugira ngo ihondanye imitwe y'ababisha kugira ngo inyenyeri yinjire hagati muri bisambura ibintu byabo. Yari ikeneye ko hava mu kiryamo cy'umwami kazi agasohokamo hakaza umwami uzanye agakiza kabisi k'abayuda mu buryo bukomeye. Hanyuma twihuse cyane ngo abwaje ngo maze gusinda aravuga ati umwami arasubiza dukora iki. Hakaba umugabo witwa Mukane w'umugome aravuga ati uyu mugore yasuzuguye iri tegeko rizagera ku bantu bose rigere ku bandi nta mugabo uzongera kugira ijambo muci iteka bavemo mushakira undi mwamikazi. Umwami arabyemera baragica iteka rirarangira. Ngo ariko asindutse ngasanga yahemutse nta mwami wisubiraho. Itegeko rya Medina wa Peresi yavuze ngo kata ntibahindukire. Nuko baratoranya baze gutoranya Esiteri ahinduka umwamikazi. Amara imyaka 4 bucece. Ku mwaka wa 5 nibwo Hamani yasohoye urwandiko rugiye kugora abantu no kubica. Kumba umugambi urokora abantu wamaze kugira ibwami wamaze kugira ikambere. Ariko shitani ntajya nanirwa please. Ntajya nanirwa. Mu bice 4 nibwo amakuru yamenyekanye ngo Hamani aragenda arandika aragenda akora ibintu byose aragenda inzandiko ngo umwami arishima ngo barangije. Ariko mbere yuko atangira ngo yaraguje inzuzi mwaka wose. Batindi baraguza kumba uko araguza ariko nukiza yamaze kugera hariya. Baraguze dusenge bagambane dusenge bakubeshye rusenge kora wicika intege. Noneho ni useke ku mateka ya Bibiliya arakana numvise mwuka ari kumbwira batanga ibitambo dutanga ibindi. Mu gihe abaraguzaga inzuzi abayuda bateguraga amasengesho. Mu gihe bari gutanga ibitambo abayuda nabo bagatanga ukwabo bagatanga ibitambo. Mu gihe bari gutanga amaturo abayuda nabo bagatanga amaturo. Ahubwo dore ikibazo cy'Abisirayeli ba none nuko bariya badutangira ibitambo n'amaturo ariko twebwe tukarangara. Jango muvuze umuhanuzi umukozi w'Imana iminsi cyane ari profeti ukomeye cyane. Rero kuri aya magambo
ngo araguza inzuzi za Pura kugira ngo abone uko amara abayuda. araguza. Ndakubwiza ukuri, nudasenga hari abakuraguriza, hari abagutangira ibitambo kugira ngo inyenyeri yawe izime barangize. Ngo arangije ngo yumva kwica Moridekayi bidahagije, ahubwo yumva yahondana n'ubwoko bwe. Ariko umugambi w'Imana wageze mu bice bibiri wo kabyarawe. Kanze gake wari ugeze muri kane havuga ngo iki? Ku murongo wa 16 bari kunyumva buriya haravuze ngo genda uteranya abayuda barishushani bose mwiriza ubusa munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasaba umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka urumva kukana igihe banyagupfa bari kuraguza inzuzi. Bavuze ngo ni inzuzi zande, inzuzi zande mushumba zinzuzi. Yego, izo nzuzi ngo ni inzuzi, ngo yaragurishaga inzuzi zitwa Pura, za Pura. N'abandi nabo bategura amasengesho. Reka mbabwize ukuri, ikuzimu bari kubatangira ibitambo, ariko namwe mufati ya mbere mu gutanga ibitambo. Rero nagira ngo mbanze mvugane nawe nitonze cyane, kuko ubwo hagiye kuzama kubureverero sasa. Esiteri ibintu bikimara kuba, ariko abantu bose bagize agahinda, warebye ukuntu umwami na Hamani yishimye, ngo aho urwandiko rwose rugeze bakarira. Bakozi b'Imana mudukurikiye ku bumwe bw'Abera Ministries, uyu munsi dushaka kuvuga ku nzozi, turi kuvuga kugaruka kw'inyenyeri mu buryo bukomeye. Ngo Esiteri bamubwiye yuko ngo amutumaho, amubwira ati abayuda twenda gupfa, nta makuru uri ibwami kandi narabikubwiye. Abwira nyirarume, aramubwira ati mva nkubwire, ndamwohereza imyenda yo gukuranwa. Undi aramubwira ati nta myenda dukeneye, tw'ibyo dukeneye ni iki? Nuko ibi bintu bihagarara mu izina rya Yesu. Ariko aramubwira ati mva nkubwire, aramubwira ati mva nkubwire, mfite ibibazo bigera kuri 4 cyangwa 5 bituma ntajya imbere y'ubwami. Icyambere agira inkuru. Icyambere aramubwira ati mva, urabizi neza ko mu isi yose hariho itegeko ry'ubwami yuko ntawe ugikambere batamuhamagaye. Iryo rimbuza kujya imbere ye, ngo kire kuba tunzi inkoni n'ugomba kubaho, sindi bujyeyo. Kandi ikibazo, umwanzi wacu Hamani we 3:00, 4:00, 2:00 ahorayo. Kumbi Imana yamuhoye guhorayo kwiwe niwo mutego yaguyemo. Bahore baraguza aho twe dusenge, batambe twe bahoreyo duhora imbere y'Imana. Guhorayo mu rugo kwa Hamani niko kwamukoze. Hagira inkuru. Uziko noneho ongera urebe neza, ngiye kwicara mu ntebe nyeganyega rwose ndashaka guhorayo. Ambwa ati cyambere ngewe Esiteri, menya neza ko Moridekayi ijambo rya mbere nta muntu ujya ibwami batamuhamagaye ikambere. Nubwo ndi umwamikazi ariko ikambere simpakandagira, kereka umwami ashaka. Uhageze arapfa, kereka umwami atunze. Kandi umubisha wacu yirirwayo. Itegeko rya kabiri, ndi umugore we, ariko maze iminsi 30 ntazi uko arya n'uko aryama n'aharara. Kubwa gahinda ko kanya gupfa wagiye. Kubera ko ari ku ruhande rw'umwami atamuhamagaye yazanye n'abandi. Cya gatatu ngiye kukubwira, itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi kirijya rihinda. Ibyo bavuze babivuze. Icya kane, sinavuze ko ndi umuyuda. Icya gatanu, umwanzi wacu Hamani 2:00, 3:00, 4:00 aba yibereye ibwami. Rimurangurikiye. Urumva nagiye gute? Nibwo yamwandikiye binamugaye bidafite imbaraga. Birasifite. Ntabwo bizifite. Oya, nese bitambo batanga ntibitugira imbaraga. Urumva ibintu yamugaye atari ukuri. Nuko ambwa ati ntibishoboka.
Moridekayi yongera tumurambira ngo umva Esiteri, icyatumye Imana ikugira umwamikazi kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki ngiki, ariko nushaka uceceke nta kizabuza abayuda gutabara bakoroherwa, ari biciye ku wundi muntu utari wowe, ariko wowe n'inzu ya so muzagibwaho n'iki n'urubanza. Urumva ko Esiteri atari umuyuda. Kurya teoloji ubu ndashimira Imana igiye guhagurutsa umutari mwene wanyu ngo aguhereze ibyaha. Pasi ndaza kubwira ibanga rikomeye. Ejo umuntu rwose ndanabivuze ntacyo bintwaye. Ejo umuntu yanyemereye kumpa ikibanza. Ndifuza rwose shaka kunzanira ibyangombwa by'ubutaka ahantu mu karere ntari bukubwire. Izo ni imbaraga z'Imana. Bene wanyu nta sambu baguhaye, so ntabwo yagusigiye, ariko Manuel wakwiterera habe atari ko ndumva ikibanza ngihaye Manuel. Ibyawe bibitswe n'Imana mu bantu. Ntabwo abantu babitse ibyawe, ahubwo n'Imana ibitse ibyawe mu bantu. Saha izakoraho. Kwise ujya kwandikura byiwe. Noneho ijambo nyamukuru dushaka mu dukurikirane ku bumwe bw'Abera Ministries, mukomeze mukore comment, share, like, kandi kindi niba dushyigikiye munsi hariho nimero uduhamagare bigende neza. Uzi ukuntu umuntu yavuze se, yavuze ngo ni ikibanza haye ubumwe bw'Abera Ministries. None se niba bagira ngo barabihakana abanyarukire muri Yesaya 46:11 havuga ngo iki hano? Haravuga ngo nzahamagara igisiga. Haravuze ngo muri Yesaya 46:11 niba mubihakana yuko iri tegeko atari itegeko rigihama. Haravuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kiva iburasirazuba, ari cyo mugabo ifite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Hallelujah. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Hanyuma twihuse Imana guha umugisha. Igisiga cy'amerwe bagira ngo njye muri rya jambo rya Esiteri ntacika ku ruhande. Ntabwo uracika kuko ari njye ugiye kubivuga. Igisiga cy'amerwe n'abantu baguze ibyabo bababaye, mbese banabikomeyeho kubera ko byarabababaje, ariko Imana izafata ngo rekura ndekurira umugabaragu wanjye. Iyo rero birimo biraza humura, hari ibindi biremereye. Noneho ngo aramubwira ati we n'inzu ya so mukoroherwa. Arangije Esiteri atanga igitambo gikomeye. Twababwiye ko icyo watamba cyose utarakizwa ntacyo bizakumarira. Aravuga ati noneho nkweretse ibintu 5 bikomeye, mbabarira bigaruke mashiti yanjye. Icyambere ntawe ujya ibwami batamuhamagara. Itegeko ni ugupfa. Ko batunze inkoni. Icya kabiri itegeko rya Medina ya Peresi ntirihinduka. Icya gatatu maze ukwezi ntakandagireho sinzi amakuru ye. Icya kane we sinafuze ubwoko bwanjye ntawe ndi busobanure. Icya gatanu umwanzi wacu yirirwaho, ariko marume shingiye uko wanyigishije ibyo byose nkweretse bimpagaze imbere, mfite ikintu kimwe shobora gukora ngatera intambwe. Uza gusoma Mose yaravuga ngo nzasanga umwami nirengagije ibyo bintu byose, ari ugupfa no gukira, ariko nzasanga mwe musabire ntabwo ndi bugende nta gitambo nkoze. Niki nisa cyovuze ngo nzasanga umwami nirengagije. Yego, umurongo wumve cyane. Nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka. Urumva yirengagije iki? Yirengagije bya bintu bine byose bitanu. Yirengagije ko ntawe ubwami batamuhamagara. Yego. Yirengagije ko maze umuntu atakandagira ibwami. Yego. Yirengagije yuko itegeko ry'umwami ridahinduka. Yirengagije ko atavuze ubwoko, kandi yirengagije ko Hamani yirirwayo nta n'umuhamagaye. Ngo arangije atera intambwe imwe. Ukeneye intambwe imwe yitwa igitambo cy'amasengesho n'igitambo cy'ibifata, kuko baraguje kura nawe kora uko ibyo batanga nawe ubikore. Nzasanga umwami atera igitambwe arenga bariyeri, mwe musabire gusa mwiyirize ntimugire icyo murya, nanjye n'abagaragu banjye nuko tuzabigenza. Nzatera intambwe sanga umwami. Yego. Ubwo noneho Esiteri ntakiri umwamikazi, ahubwo agiye nk'umuyuda sasa.
ndagira ngo utere intambwe. Bavuze ko utazabyara, hari kondisiyo, hari umuryango, hari abagambaye, habarahiye kutazigera upfa ubonye akazi bagihumeka, hari abavuze ngo ntuzagira ubucuruzi bakiriho, hari abibwiye ko bakuvunye. Ndagira ngo muntu ukurikiye umwe bw'Abera Ministries kuri iyi saha, kuri uyu munota, tera intambwe yitwa igitambo cy'amasengesho kandi utange n'igitambo cy'ifatiko usanga umwana. Iminsi itatu ishoje mukozi w'Imana akubitamo umwambaro w'ubwamikazi ngo akinjira ngo umwami yagiraga ibisore bigirisha agatuza bibonsa bingana gutya ngo bigiye kwaguka ngo ahita amutunga inkono. Iyo nkono ikomotse ariko uyu ntawayiba inkono ikomotse kuki? Yesu we, iyi nkono bari kuyireba iba aramutunze, ayimutunze kubera iki? Kubera ko yavuze ngo musengere mumare iminsi itatu mutarya mwiriza musabire, nje n'abaja banjye ku munsi wa gatatu bukeye nzasanga umwami nirengagije. Ndagira ngo wongere ucuruze wirengeje ko wahombye, ndagira ngo wongere wirengeje ko watsinze. Irengagiza yuko umurozi yakuzinze akanatera n'ibintu muri nyababyeyi. Uyu mugoroba asanga umugore sanga umugabo sanga umugore, muryamane mwirengagije. Oya irengagiza yuko banavuze yuko utemerewe kurenga umupaka. Oya genda usubire wake visa, subireho wake passport. Irengagize yuko bakwishyira igihugu mu buryo bw'uburimi. Irengagize yuko bavuze yuko utazubaka, ongera ujye gusaba ibyangombwa byo kubaka. Terebo irengagize ola sandore boria kotaraba sando taya mini warapa. Abantu irengagize isabye ongera usaba ubwene gihugu ngo babuguhakaniye. Ongera usuhaguruka nirengagije. Hallelujah. Twirengagije ko hari aborozi bari bahari. Twirengagije ko hari abagambanyi. Twirengagije amategeko yose bashizeho. Twirengagije ibitambo batambye. Twirengagije ibyo baturagurijeho. Turirengagije ibyo badukoreye ndasanga bararuye ko batuvuze ko turirengagije. Nzasanga umwami kandi yari asanze umwami iki wasinye ku bugambanyi. Hano ugasanze umutabazi kabiri, nta nubwo asanze umuntu w'umunyempuhwe kabiri mushumba uhora yari anariyo nuba kandi ikindi yari asanze n'umuntu wasinye ku tegeko ribica nawe ariyo kandi arahicaye ngo arangije icyo nakundiye Imana. Esiteri nta jambo aravuga. Umwami aravuga ati Esiteri ni amahoro, saba icyo ushaka ndakiguha, cyaba igipande cy'igihugu ndakiguha. Urumva deja umwuka muvugiye mbere. Iyo watanze igitambo neza ugashyiramo gusenga kikuvugira mbere y'uko uvuga. Olamiwa dotanse paye boria. Kuko batazi Bibiliya ndababwira ngo mana mwumve Bibiliya muyumve, mumenye ko mu Byahishuwe ibice 8 ugeze ku murongo hafi wa 3 hari amagambo agaragara ngo abamarayika barindwi bafite inzabya zirindwi z'ibyago, ngo ariko nyuma haza undi marayika ufite icyotero cyuzuye imibavu ngo uje kongerera amasengesho y'abera. Nuvuga ngo buri cyago hari amasengesho y'abera. Ngo nukajya imbere ya ntebe bakura y'amakara ngo ashyiraho imibavu ihumura neza ngo yo kongerera ku masengesho y'abera ngo kugira ngo bizamuke bihumurire Imana. Nuvuga ngo buri cyago cyose Imana ihumuriza. Agitambuka igitambo cy'isengesho n'igitambo cy'ituro gifatika kivuga utavuga. Avuga ati dokosi le mandeply. Rego umunsi ni full gospel. Nagira ngo wuzure umwuka wera witonda ubyumva ufashwe wuzure umwuka wera. None utera intambwe wirengagije ko umugabo yagusozogoya. Utera intambwe wirengagije ko divorce yari ihari. Reka nkubwire ngo Imana iguhaye amahirwe ya kabiri, second chance yo kurimbura Agagi ku buzima bwawe. Kuko uwo munsi witwa Agagi turaza kuhagera bamurimburanye n'iyonka n'utwana n'uduhinja, nta gisekuru cyasigaye. Yahise bageze neza barangiza umuryango witwa wo kwa Agagi wose urangiye mu Bisirayeli barorohewe. Arangije ndabona urukundeba kandi
voze pika mandeta ya gufashwa haleluya mavuta ongera winjireyo wirengagije ibyo bavuze wirengaje ko bagusuzuguye ndaguhesha isambu yawe tera intambwe wihamba sari icyo ushaka deja we ntavuze ikimujyanye uwagiye kwatanya ngo sari icyo ushaka ndakiguha cyose cyaba igihugu umunyabwenge atumva nta kintu kibazo afite gusaba nari ngukumbuye ndashaka dukora inkera kandi iyo nkera ntiwibagirwe na Hamani ngo umwami yumvise ko umwamikazi yamuteguriye harimo na Hamani ngo umwami ati aho nitereke ababikubise bitwa Hamani araguruka ati ye baba we asanga zireje tubashywe ubwami noneho n'umwamikazi yantumiye mu nkera mbonye yo kwica Abayuda ndabikemuye aragenda baricara baramwa barabyina ariko amureba mucunga ku jisho arangije aramuga ati sari ikindi wifuza ngo nyiguhe ndatereka da icyo nifuza ni kimwe masengesho ntabwo ararangira icyo nifuza ni kimwe ariko bana icyo nifuza ni kimwe nuko wazagarukana n'umutwaro gusimbura umuyobozi twa Hamani ngo maze igihe irangiye baragenda baciye imbere abandi bose barunama Moridekayi arahagarara ndunama n'icyandiko wanyandikiye ndakunamira se nkurikije uzandimbura ngaragangara ati nzunamira Imana ishobora byose ngo ageze mu rugo arahaka abwira umugore twa Zereshi atumva afite icyubahiro ufite amafaranga umwana arankunda kandi noneho n'umwamikazi yongeye kuntumira ngo nta wundi yashatse ariko sinezerewe tego mutindi shibukana nyirawo atariko sinezerewe nkibona umuyuda kwireba si mu biro si mu kazi hagari ministry hari mu ijipe hari muri kaminuza ari he tudahazukire ari he kwirembo yazi umuntu w'umukiro munyacyubahira akazira umuntu uri kwirembo niyo mpamvu ishyari ritagombera ibara ritagombera uburi n'uwaguhiga yaguye gusa kuko ashaka guhiga guhanagura umugore ati biroroshye shinga igiti cya metero 50 uri mu kaza rusenya ngasanga utiya no hakurya bose areba ubundi umusaba umwamanikeho umwanda ubundi ukomeza ubuzima Hamani ashimye abasenze baracecetse isengesho rikora bucece uko aduye ari gushinga igiti Imana ikorogoshora ubwonko bw'umwana aburi bitotsi bazana ibitabo asoma journal areba YouTube biranga waranje ngo mutabo cy'ubucura bwenge ahera kuri page ya mbere Imana itigura hashinga arashinga nuvuga ngo igiti bamaze kugishinga ndashimira Imana haleluya Imana izanye imbaraga zihuta kuri wowe Imana igiye kurengera mu buryo budasanzwe ndarakotita mandiki darabifozi ariko ngo uko bari bacukura igiti Imana umwami ngarasoma ngaza kugera ahantu handitse ngo uko Moridekayi yakoze ibikorwa ibyo wakoze ntibizibagirana aha ariko n'umuntu ari kirahera none tugenze ubwo kubera ko Hamani ahora hicaye ahora hazengurutse ahora havudukira ahora hareba ahora akora ibintu byose aravuga ati ndajyayo we ntiyagira uruhushya ari mujyane bwami ahubwo buri kanya uko yifuza kugira yajyagayo atera ibitambwe yirukanka kumba hageze asanga umwami ngo se hari icyo yahembwe hari ikigaragara umwami arabaza ati ariko ninde uri hanze umfasha basanga yaje kazarusenge yaje we yahageze azize kugira gute kuza ubwami buri munsi azize kugira gute kuza buri munsi bazazira guhora bakwirukanka wowe cece asohotse aramubwira ati mva umwuka aramubwira ati mva rero umwami ntuvuge izina ry'uwo muntu umwami arasohoka mu cyubahiro cye kukumva niwe muntu wari wemerewe kwinjira ubwami igihe ashakiye yego kambere ati hanze ntabona ariko ni Hamani azize guhora ati none se Hamani harya ubundi kandi mushumba ahantu wigeze kubambwira urambwira ngo kandi Hamani yaraje gusaba Moridekayi
iyo ndahagera aje gusaba uwamanika, kumbi agiye kuvuga ibyo azamwambika. Loko tamine frere. Haleluya. Zo William Mola. Nukuvuga ngo we agiye gusaba uwamanika, kumbi mu kigwi cyo kugira ngo amusabe, ahubwo niwe ugiye kuvuga imyambaro agiye kumwambika. Mu cyimbo cy'ivu Birahindutse mu cyimbo cy'ivu haje ibyishimo. Ngo mwambara mubwira ati ariko ubundi mubaze Hamani nkwibariza ijambo rimwe. Ubwo se twagiye tumaze kugira hafi mu bice hafi bitanu, aho ngaho niho twamaze kujya tugenda. Ati ubundi umuntu umwami akunze kubaha mugenza we. Hamani asanga niwe wa mbere wubashye, niwe ujya ibwami batamuhamagaye, n'umwamikazi yamuteguriye ibirori, yumva nta wundi muntu n'umwe wubashye. Umwuka arakora ntiyatuma avuga Moridekayi, kuko iyo amuvuga yari kumushakira ingorofani, ibipapuro, ibintu byinshi bitabaho. Aravuga ati ngo umwami akunze kubaha nta wundi muntu. Cyangwa bafata ifarashi n'ikazi n'ikamba kwicara, yarangiza bakamuzi, bagashaka ukomeye mu gihugu undi. Already Hamani yari akoreye kuri tumwana, kuko yari azi ko ariwe wubashywe, kandi uwubashywe cyane ni umwami hejuru yande ya Hamani. Yaramukoreye kuri Shandodere Kosamiya. Erega umugome aravuga akagira n'ibitavugwa. Si ijambo ariko uraryumva, nturi kuncokoza ngo njye muri Bibiliya. Yaramukoreye, bagashaka uwubashywe mu gihugu. Hejuru ya Hamani hari umwami, hari ya mwami. Umwami aravuga ati ibyo byose hatabuzemo na kimwe, genda ku irembo hariyo umuyuda witwa Moridekayi. Aje gusaba nde? Moridekayi. Agiye kwambika nde? Moridekayi. Imana iranyuranya. Birahindutse we. Kandi uyu munsi uragiye kwica, ahubwo agiye kumwambika, kuko munsi y'umwami uwubashe cyane ni Hamani. Yego. Genda ukore umuzenguruko, kandi abimusangisha ku irembo sirivo kure. Iri ni ibanga ry'ubwenge, aho wababarijwe, aho wakubitiwe, aho wasuzuguriwe, ni naho Imana izakuzamurira. Uranyumva ariko aho bavuze ngo urapfuye, si we muyuda wari uhari, ariko aho yanze kunamira bakamusuzugura, aho bagusuzuguriye muri iyo korari, muri iyo torero, muri urwo rugo, niho Imana igiye kukwambika iby'agaciro. Aragenda aramwambura, arangije twifarashi, azenguruka umujyi w'Ishushani, we umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza. Noneho ngo abayuda, ngo abantu bagasohoka, burya abantu bari banze gukora barindiriye kuzasahura iby'abayuda. Noneho ngo umuntu agafata urwandiko ati cyane biga, none se uvuga biriya bintu ni Hamani. None se wahetse ninde? Ni Moridekayi. None se zinzandi ni za Hamani, kuko tugiye kurya iby'abayuda. ngo zitangira guhinduka ibicukuri mu biganza byabo. Abo dusengera duhanurira, abo turimo tubwira, hari inzandiko zihindutse ubusa zikiri mu biganza, ziriho kashe y'umwami, kandi itegeko ntirikuka, ariko zitangira gutakaza agaciro bakizibitse mu isanduku. Hari bitaye agaciro, biteye agaciro, ariko n'iminota ndashaka yuko mu minota 55 tuba dushobora tugiye gusoza aho muri cyo ahakomeye gusobanura muri twahageze. Hasigaye nk'ibintu bine gusa, ariko umuntu yavuga yitonze. Noneho umaze guta agaciro, aramuzengurukana akazarusenya, agasasangutiye, bakamuza abacuruzi itaha, abacuruzi isombe, hirya mu cyumbati hose arazenguruka, dore kumwe azajya agenda. Uhageze ati ibi ni ibyo tubonye. Abiri icyo yayihanagura, uwaje gusaba aramushorera amuririmbira, ngo arangije amusubiza hehe? Ibwami ku irembo. Inshuti yanjye, Imana niguha ibintu ntuzikura aho wabiboneye, ariko
umenye neza ko yasubiye ku irembo, iyo farashi irahaguma, imyambaro yambaye arayigumana, ugira ngo yongeye kurinda se nk'uko yarindaga mbere cyangwa baramutiye. Nyaboneka ibintu Imana iguha ntukabitume uhunga Imana. Ngarangije ngo ataha mu rugo yihebye. Akigera mu rugo ngo yitwikiriye umugore ati mugabo cyubahiro cyanjye sheri wanjye, ati ko witwikiriye tuguheruka mu gitondo icyayi cyahoze, ubucapati iri mureti byahoze babuze ubiryo uri ndati ibyo sizi inyuma nibinkurikire. Ati byagenze gute? Ahamubwira atumva mu Yuda, ati vuga neza witonze numva ibyawe. Yego. Ati mu Yuda ibintu nkoreye hanze ngo umugore aramuhindukira. Aramubwira ati nguha amakuru rero. Niba koko uwo Moridekayi ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda, kandi ukaba utangiye gucogorera imbere ye no kumugwa imbere uzamugwa imbere, akivuga aya magambo atarakaraba, atararya, ataranywa, atariyuhagira, igiti kiriwe nta muntu kimanitseho, kandi ndumva na Esiteri amakuru baravuga ngo ngwino inkera zageze, inkera birahageze. Kubera ko Esiteri yumvise gucogora kwa Hamani, avuga ati iki gihe cyanjye rero sasa. Ku munsi wa kabiri ati hari ikindi usaba? Undi aramubwira ati mwami icyo ngusaba ni agatwe kanjye n'ak'ubwoko bwawe. Se burya murabaye ubwoko bwawe bigeze byita ngo ninde wahangiye gukora ibyo bintu. Ati nta wundi umwanzi wacu dore ngo yansabye ngo tugure, atanga ifeza ngo dupfe n'ubwoko bwacu. Umwami ati ye ninde wakoze icyo? N'ukuntu Abayuda barinze kwicwa na Baburigita n'abandi n'Ababurigita bari bashaka kunyica. Umwami arasohoka ajya mu ruhango rw'umukobwa we, uranyumva neza? Ajya hepfo mu mboga, ngahindukiye asanga noneho kumbi burya icyatumye umwami arakara si ugupfa kw'Abayuda, kuko yari afite password y'urupfu rwabo, amakuru. Yego. Ahubwo icyatumye Hamani apfa ngo yagiye ku gisasiro yirambika imbere ya Esiteri amusaba imbabazi, ngo mbabarira ngo ugize agatwe kanjye n'ak'ubwoko bwanjye ndaramwihorera. Ngo umwami akinjira ngo ye, ngo usibye no kubica urashaka kumfatira umugore wanjye mu maso. Kora we ntiyakundaga Abayuda, ariko barwari we ntujya mu ijambo ry'Imana ryo mu Bibiliya. Bibiliya ni ikintu cya mbere nkunda. Tubabambwe ku musaraba. Hano ubwo yabahoye ko bagiye kwica Abayuda, ko urwandiko rwica Abayuda niwe warusinyeho, yanga n'amafaranga. Yego. Kandi itegeko ntirihinduka. Yego. Ahubwo ikirego kiva ko Hamani agiye gufata umugore w'umwamikazi ikambere. Kira kuvuga ngo ahubwo kavuga ngo nyata ndakumenye Kristo ntabwo byari kugira imbaraga cyane. Yego. Ariko ngo apfukamye kumbi Imana imuhuza n'ikimuhitana, nkuko nashaka kubahuza n'ikibahitana. Ngo akivugira ijambo ati umva mwami si ibyo gusa, hari abantu bafite amakuru yadukiza ariko bacecetse bakeneye imbarutso. Abandi bati si ibyo gusa mwami, atahubwo umenye ko yanashinze n'igiti cyo kumanikaho Moridekayi, kandi rero wavuze ibyagiriye umwami akamaro. Hari abantu bafite amakuru yadukiza ariko bakubura ahantu bayavugira. Yego. Umwami atuma ikimumanikaho n'umuryango we wose. Birahindutse, aragenda baramumanikaho n'umugore n'abana, aravuga ngo kandi byari ibya Hamani byose. Hari ikintu yamukoreye bagiye kumwica, uzangurira fanta musanzaniye agafata uzangurira kandi ni ikintu kimwe yamwambuye gusa. Yego. Yamukuye nk'impeta, ati ntiwapfana ubutware, kandi iyo mpeta baje kuyambika Moridekayi. Haleluya. Ibi bintu Imana inyenyeri yabiragarutse wakwambagiye gusubiza. Ndi hafi gusoza ngo arangije gukora icyo kintu, arangije ngo baramumanika. Reka nkubwire ikintu kimwe cyambabaje, nishaka tunasoreza aho nishaka tunarekeraho. Yego. Hamani ari mu bagabo bambabaza ngaseka. Icyambere yapfuye atariye, yapfuye adakarabye, yapfuye afite icyuya cyinshi, yapfuye atavuze ikimugenza. Imana yafunze akanwa kuvuga Moridekayi ntibyemera. Yapfuye n'ukuri atavuze, yari agiye gusaba Moridekayi, ahageze aramwambika. Yapfuye atavuze inkuru y'ikimugenza mu rugo rw'ubwami.
abadayimoni baguhiga bapfe batavuze, bapfe kuba batavuze, bapfe batakoze ikintu. Arangije ngo ibyo arabimugabira ngo hanyuma nicara ngo hari ikindi ukeneye se, ngo hari inzandiko yanditse. Ntabwo ati nta kibazo, hamagara Moridekayi mwandike urwandiko uko mushaka, muzane mbasinyire. Barangije ngo barazandika mu ijana na 20 kugira ngo batanguranwe n'aya tariki twabonye igaragara mu bice 9 twasomye. Yego. Ngo barangije bamaze kuzandika mu ndimi z'iwabo ngo ikintu cyabaye ni ngo baha amafarashi yatojwe kwiruka. Ukurwanya akoresha amafarashi ataratojwe kwiruka. Ariko Imana ikurwaniriye ikoresha amafarashi yatoje kwiruka. Bivuze iki? Umwuka wera niyo farashi y'imbaraga Yobu yasobanuye ngo iyi haraha ishaka kurwana intambara ngo ikirindi kijegera ngo n'ubwoya ngo niyiha nuvuga ngo irikura make yihuta ngo zigezeyo ngahe rwandiko rugeze bakanezerwa bakumutima ikaruhuka. Noneho yatari kiribira ko bazagira imbaraga rero sasa byabakunde ngaho ubwo abayuda abari bagira imbaraga birahinduka. Wa mugabo tujya twanga mu ntego y'ubumwe bw'abera ministries, wa wundi ubona ibyago, wa wundi ubona ingabo zitugose ntabone ziturwana. Yego cyane ayo farashi ukagenda hose none inzandiko zimaze kwagera ngo birahinduka. Aho urwandiko rugeze abahido bagacya mu maso kuko Esiteri yari inyenyeri igaragara. Hamwe atazari ikindi kintu usaba gukora Esiteri ati ntacyo ngamugabira ibyagiye byose maze Moridekayi arakuzwa bigenda neza. Kuri iyo tariki twasomye igice 9 umurongo wa mbere haravuga ngo ku itariki amagambo yasomye dusigaye ari mu Cyongereza. Nta kibazo kubiteho gikubito nanjye ndashira ikinyarwanda. Reka bisome nta kibazo. Bahageze. Yego nahageze nta. Bisome cyane. Ibice 9 umurongo wa mbere. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Zikiraho ngo itegeko rigira gute kugira ngo abantu bapfe. Yego. Komeza rero sasa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko babagiraho ububashye. Ariko birahinduka. Abayuda baba aribo babagiraho ububasha kubanza. Ijambo birahinduka nico. Birahindutse ku buzima, birahindutse mu rugo, birahindutse mu mateka. Imana ibagirire neza, mwambara imbaraga inyenyeri zake. Abibwira ko bagiye kubagiraho imbaraga ntibigishobotse. Imana ihagutse gufasha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusoze. Birahindutse. Aho wari gupfira si niho ugiye gukirira. Aho bakurwanyirizaga niho ugiye gutabarirwa. Ahari imitego ugiye kuyisimbuka. Birahindutse mu izina rya Yesu. Ni koko bashatse kunyuranya amaboko, bahinduye izina ry'idante yawe. Ni koko bakoze ubuntu bwinshi cyane, ariko uyu munsi wa none ku itariki Imana ibahamugisha mu izina rya Yesu. Shalom. Imana iguhe umugisha. Amen. Tando ya basikere.